muze turirimbe twishimye, inzira irafunguye, haleluya, kuba toranyijwe, Imana irabitweretse, muze mwese. Uyu ni umuyoboro indirimbo nshya ubagezaho ibishya mu ijambo ry'Imana kugira ngo duhinduke bashya. Nshuti bavandimwe, turifuza yuko mumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kubohoka nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane igatanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizeye wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha rero ku ndirimbo nshya niho tumenyera ibishya kugira ngo tubashe kumenya inzira Yesu Kristo yazanye hano ku isi, tumukurikire hanyuma natwe tubone ubugingo bw'iteka, tujye kuba abakozi b'Imana none n'iteka ryose. Ni ikiganiro cyacu rero mushobora no kugikurikira ku wundi muyoboro wacu ibyahishuwe Line TV. Jyewe muvugana ndi Pasiteri Albert nk'uko bisanzwe. Nikaze dukomeze kubana muri byose nk'uko Imana yaduhuje ikomeje tugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen, amen. Uyu munsi tugiye turaganira ku magambo aboneka mu gitabo cya Bibiliya. Turasoma mu gitabo cy'Ingoma ya kabiri igice cya 6 ku murongo wa 18, hanyuma tuganire kuri aya magambo. Ibyanditswe byera biragira biti, Ingoma ya kabiri igice cya 6 ku murongo wa 18 haragira hati, ariko se ni ukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Dore ijuru ndetse n'ijuru risumba ayandi nturikwirwamo, nkanswe iyi nzu nubatse. Ni amagambo umwanditsi w'iki gitabo yibazaga, ariko natwe cyangwa nawe uduteze amatwi nkaba nifuza yuko nawe wayibaza. Ese koko ni ukuri Imana ishobora kuza hano ku isi ikabana natwe? Iyo dusomye mu gitabo cya Yohana igice cya 4 umurongo wa 24, tubwirwa yuko Imana ni umwuka, ndetse n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. None se niba Imana ari umwuka, hano ku isi hakaba haboneka ibintu bigaragara bifatika, icyo kiremwa cy'umwuka cyangwa se uwo mwuka ushobora kuba nawo hano ku isi, ese uhabaye waba umeze ute? Niyo mpamvu mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri igice cya 3 ku murongo wa 16 no 17 baratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umurimo wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Bishatse kuvuga yuko
icyanditswe cyose dusoma hano mu gitabo cya Bibiliya tugomba kugikuramo ibintu bine. Icya mbere ni inyigisho, icya kabiri tugomba kumenyamo ibyaha byacu, tukamenya aho tudatunganye, tukamenya ibyo tudakora n'ibyo dukora, byaba ibikwiriye n'ibidakwiriye, kugira ngo dukore ibikwiriye. Hanyuma tukezwa. Umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu wejejwe mu bice bye uko ari bitatu, ari byo umubiri, umwuka n'ubugingo, cyangwa se ubwenge n'ibitekerezo n'ijwi. Icyo gihe uba uri umuntu w'Imana utunganye kandi ushyitse, hanyuma ijambo ry'Imana rikajya rikuyobora mu byo ugiye gukora byose. Ngibyo rero, ikintu cyose, ijambo ryose usoma muri Bibiliya ugomba gukuramo ibyo bintu uko ari bine. Igihe uzumva umurongo cyangwa ijambo usomye utari gukuramo ibyo bintu bine, ujye umenya yuko ibyo uri gusoma atari iby'Imana, cyangwa se uri kubikwigisha katari kukwigisha iby'Imana. Reka mbasabe dukure amarangamutima mu bijyanye n'iby'Imana, kuko iby'Imana biri ku murongo. Iyo atari oya biba ari yego, iyo atari yego biba ari oya, umurongo ni umwe. Niyo mpamvu tubona yuko hariho inzira ebyiri. Hariho inzira yagutse ari inyurwamo n'abantu benshi, hakabamo n'inzira ifunganye inyurwamo n'abantu bake. Biradusaba rero kugira ngo duhitemo muri izo nzira uko ari ebyiri. Nuhitamo iyagutse, umenye ko uri kujyana n'abantu benshi, mwese muri kugana ku kurimbuka, kandi ni nayo nzira ubona abantu benshi bahisemo hano kuri iyi si. Inzira rero ifunganye niyo kwemera ko binyuze mu gitabo cya Bibiliya uhishurirwa inyigisho irimo, ugahishurirwa ibyaha byawe, ukemera kwezwa, ukemera kuyoborwa n'ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Nigeze kubaza ni ese ku isi hose, mu bihugu byose byo ku isi, ko ntarumva leta n'imwe igendera ku mahame ya Bibiliya? Njye numva abagendera ku mahame ya Isilamu, ariko ntabwo numva abagendera ku mahame ya Bibiliya. Ni ukubera iki? Kandi umuntu uri kugendera ku mahame ya Bibiliya, agendera kuri ibyo bintu bine, ari we muntu Imana ishaka hano kuri iyi si, ari nawe muntu utunganye. None byaba bimaze iki kuba abantu bicaye bavuga Imana aho bari bose, Imana itabava mu kanwa, bavuga yuko basenga Imana, ari abakozi b'Imana, kandi batagendera ku mahame n'amategeko ya Bibiliya? Uyu munsi rero ndifuza kugira ngo mbereke ukuntu Imana yifuza kuza hano kuri iyi si ikabana n'abantu. Imana irifuza kubana natwe, ariko twebwe nitwe twagiye kure yayo. Imana imaze kurema ibyo yaremwe byose, byaba ibyo mu ijuru no mu isi, yatoranyije abamarayika mu ijuru ikorana nabo. Hano ku isi itoranya umuntu. Umuntu rero niwe akaba yatunganye, akora ibikwiriye byose nk'uko Imana ibishaka, igihe cyose no mu buryo bwose. Ese koko niko tubigenza cyangwa twikorera ibyacu? Munyemerere uyu munsi mbahe inzira n'uburyo Imana yifuza ko yabana natwe hano kuri iyi si. Buriya hari amagambo dukoresha: Imana, Yesu, Umwuka Wera, n'andi menshi y'amahimbano abantu bagiye bahimba. Iyo tuvuze ngo ijambo Imana, Imana ni nyinshi cyane, nyinshi ku buryo udashobora no kuzibara, keretse ngira gushatse calculatrice.
Imana hano ku isi ni nyinshi cyane, ariko njye Imana ndi kubabwira ni Imana yitwa Uwiteka Imana. Uwiteka Imana. Niyo mpamvu umuntu aza akavuga ati ndi umukozi w'Imana, ajya wemera ni umukozi w'Imana, ariko umubaze ni Imana yihe. Hariho no kuvuga ngo ni Imana yo mu ijuru, zose ziba mu ijuru. Nta Mana idashobora kubaho itari mu ijuru, kuko ntiyakitwa Imana itari mu ijuru. Niyo mpamvu abakozi b'Imana babaye benshi, ariko abakorera Uwiteka Imana ni mbarwa, nta nubwo bagoye kubamenya kubera yuko bariranga. Niyo mpamvu Petero igihe yagendaga akurikira Yesu, agenda yihishahisha bamujyanye kwa Pilato, bageze aho barahindukira bavuga ati ariko uyu nawe ntiyarari hamwe na ba bandi, cyane ko banatinyaga kubavuga. Niyo mpamvu uzumva n'abantu iyo umuntu bamwubashye cyangwa bamutinya birinda kumuvuga. Usanga bari kuvuga ngo ba bandi ngo bagira gutya na gutya, nawe baramubaza ati nawe ntabwo uri umwe muri bo. Arabasubiza avuze gusa bahita bavuga no kuvuga kwawe kurabigaragaza. Kwa rero umuntu ukorera Imana iyo avuze gusa uhita ubyumva, cyane kavuga ukumva ibyo ari kukubwira ntibisobanutse, ugatangira kumushakira aho wowe ushaka. Uyu ni umurangi, uyu ni babandi bagikuzimu. Ariko nkunze kubaza abantu, niba umuntu uvuga ngo ajya ikuzimu, wowe wamubonye uri kujyahe cyangwa uri kuvahe? Kwanga umuntu niba yarajyaga ahantu wowe mwahuye nawe uvayo cyangwa nawe ujyayo, icyo gihe nibwo ushobora kwemeza ngo runaka ajya ikuzimu, kubera ko muhura mubisikana, ujyayo nawe avayo cyangwa wowe uvayo nawe ajyayo. Aho nabyemera ko ajya ikuzimu. Ntabwo ari aho ndagira ngo abantu aho tugeze, icyo Imana yifuza ni uko abantu bashyira umupira hasi, bakemera bagaca bugufi, bakanyura mu nzira imwe rukumbi Imana yateganyirije abayikunda bagomba kunyuramo. Apana gufata ibyanditswe byera ngo usome wowe wikuriremo inyigisho ushaka n'uko ubishaka, ntibizigere bigutunganya, ntibizigere bikuyobora kugira ngo uhinduke umuntu w'Imana. Aho ngaho uravunwa n'ubusa. Umuvandimwe nicyo nagusaba, abantu baricaye bahimba principles nyinshi zibayobora, ariko bananirwa no kuyoborwa n'iby'Imana yashyizeho yifuza. Niyo mpamvu rero Yesu itegeko rya nyuma yatanze yabwiye abantu ngo nimugende mugire abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, mubigishe kwitonda ibyo nababwiye byose, kandi nzaba ndi hamwe namwe kugera imperuka. Aho ni muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 19 kugeza kuri 20. Ariko iyo tuje muri Yohana igice cya 21 ku murongo wa 25, barakubwira ngo hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze cyangwa yavuze, uwabyandika ibitabo byakwandikwa ntabwo byabona aho bikwirwa hano ku isi. None se wowe urimo kwigisha, Yesu arategetse ngo mubigishe ibyo nababwiye byose, kandi ibyo yavuze byose ntibyanditse. Wowe biri kwigisha byo muri Bibiliya, usoma muri Bibiliya agatabo kamwe, mumbabarire nkagire nkaho nkasuzuguye, nubwo ntakasuzuguye, agatabo kamwe uri gushingiraho ukajya kwigarurira abantu. Urabona bariya abantu utari kubangiza, urabona abo bantu utameze nk'uwafata inka akazijyana ku ibuga hatari amazi, urabona utari kubicisha icyaka. Aho ntibizagera bikamerera nka Mose, aho yagejeje abantu mu butayu, izuba, umucanga, inzara bibaye nyinshi bakamuhinduka kubera kubura amazi. Imana ikavuga ati genda ufate inkoni ukubite ku rutare, nawe kubera uburakari agakubitaho kabiri. Ibyo nibyo byatumye atagera hehe? I Kanani. None nawe ntiwaba uri kumera nka Mose
uri gukubita inkoni ku rutare inshuro ebyiri kugira ngo abantu bakunde bakwemere, twaciye bugufi tukumva, twaciye bugufi tukemera yuko hari ibyo tuzi ariko hari n'ibyo tutazi, tukemera guhabwa ibyo tutazi, hanyuma tukaba twuzuye. Umuntu akareka kujya azinduka agenda yishakishiriza indamu kugira ngo abashe kubaho abyitirira Imana, kubera yuko Imana itagaragara. Abo rero nibo Filipo yise mu gice cya 3 cya Filipo umurongo wa 17 kugeza kuri 20 avuga ngo ni abakozi b'inda, Imana yabo ni inda. Ese nawe ushaka Imana, urashaka Imana y'inda cyangwa urashaka Imana yitwa Uwiteka Imana? Turatangiye rero. Ese koko nukuri koko Imana izaturana n'abantu mu isi? Reka turebere hamwe ukuntu Imana yifuza guturana natwe hano mu isi, naho izatura, nuko izatura, nuko uzabana nayo wowe muntu w'Imana. Murakoze rero gukomeza kuduha amatwi yanyu no gukomeza kudutega amatwi. Turacyari hamwe ku murongo Ibyahishuwe Line TV, ni Pasiteri Albert mukurikiye muri aka kanya. Twavuze yuko ari Imana yitwa Uwiteka Imana. Iyi Mana mu bumana bwayo yigabanyijemo ibice bitatu kugira ngo ibashe gusanga umuntu hano ku isi. Imana mu bumana bwayo yigabanyijemo ibice bitatu kugira ngo isange umuntu hano ku isi. Ibyo bice bitatu nibyo byitwa ubutatu butagatifu. Ndagira ngo mbaze nkurireho urujijo abantu benshi bakunze kwicara bajya impaka ku kintu kijyanye n'ubutatu butagatifu. Bamwe b'Abayisilamu bakavuga ngo Abakristo ngo bafite Imana eshatu, nk'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, bakabyita Imana eshatu. Ndagira ngo mbanze mbakurire inzira ku murima icyo kintu bakibagirwe. Imana ni imwe, ahubwo yigabanyijemo ubutatu. Ubwo butatu ni ukugira ngo ibashe kuza kwigarurira ibice bitatu bigize umuntu. Ko umuntu agizwe n'ibice mvuga kenshi, ubwenge n'ibitekerezo n'ijwi, cyangwa se umubiri n'umwuka n'ubugingo. Nayo yigabanyijemo ibice bitatu, buri gice cyose gifite umurimo gishinzwe ku muntu kugira ngo Imana ishobore kuza kubana natwe hano kuri iyi si. Ibyo bice bitatu rero ni ibi ngibi. Icyo twita Imana Data, cyo gice cya mbere. Igice cya kabiri cyo twita Imana Mwana, naho igice cya gatatu ni cyitwa Imana Umwuka Wera. Nibyo bice uko ari bitatu, kuko buri gice kimwe gifite umurimo gikora ku muntu. Hano kuri iyi si rero aho ngaho ni mu ijuru, Imana yigabanyijemo ibice bitatu, ari byo byitwa ubumana cyangwa se ubutatu butagatifu. Ni na mpamvu ushobora kuzasanga abantu bamwe bafite Imana Data bakajyana ku gace, ugasanga babaye igitangaza. Ugasanga abandi bafite Imana Mwana bakajyana ku kako, abandi bagasanga bafite Imana Mwuka Wera bakajyana ku ngako. Uzumva rwose bigisha, bahanura, bakora ibitangaza, ariko bafite igice kimwe cy'ubumana. Ngo ntabwo bafite Imana yuzuye, ntabwo bafite Imana rurema cyangwa Imana Uwiteka Imana. Nibyo bihari hano kuri iyi si. Niyo mpamvu uzasanga buri torero ryose hano kuri iyi si rigira marayika waryo. Urabyibuka bandikira Yohana, yandikira amatorero 7, yandika ngo wandikire marayika w'iri torero. Na hano rero buri torero rigira marayika waryo. Abantu ugasanga barasenga marayika bazi ko ari Imana.
barangiza wa mumarayika nawe agatanga amaturo yabo cyangwa ibitambo byabo ku mana y'umugore, imana y'umugore itari imana y'Uwiteka, ibyo bita umugabekazi wo mu ijuru. Uzabisome muri Yeremiya mu gice cya 44 ku murongo wa 16 kugeza kuri 18. Niwe abantu batura amaturo y'ibi bintu bifatika, amafaranga, ibyo kurya n'ibindi byose, akanabasubiza bakagira ngo ni imana rurema cyangwa Uwiteka imana cyangwa imana ya Isiraheli. Nimvuga Isiraheli none numve bariya hariya hirya bafashe ibyanditswe mu gitabo cya Bibiliya babihinduramo ibintu nyaburanga, bakavuga ngo ahangaha ngo niho Goliyati yarwaniye ngo na Dawudi. Ni nk'uko natwe twafata mu kibaya cya Nyandungu cyangwa ahandi tukahita kariho Goliyati yarwaniye, cyangwa nk'uko twafata Bibiliya aho bavuga Isiraheli tugashyira mu Rwanda, aho bavuga Yerusalemu tukahita Kigali. Ngibyo ibyo Abayisiraheli bakoze kuko bari bafite ubutware n'ubushobozi muri icyo gihe. Bafata igitabo cyandikiwe bwa mbere mu Misiri barakiyitirira. Ngibyo ibyo Abagereki bakoze, ngibyo ibyo Abaroma bakoze, kugira ngo bose biyitirire iki gitabo. Ariko Imana, Uwiteka imana ya Isiraheli, Uwiteka imana rurema yafashe yigabanyijemo uburyo butatu kugira ngo ibashe gushyikira umuntu. Imana data kugira ngo ibashe kuza hano ku isi, kuko byaberaga mu ijuru. Nukuvuga ngo mu ijuru dufite Imana data, Imana mwana n'umwuka wera. Hano ku isi tukagira amazi, amaraso n'umwuka. Umuntu uzakuvuga ngo hano ku isi hari Imana azaba kubeshya. Hano ku isi dufite amazi, hano ku isi dufite amazi, hano ku isi nta Mana ihari. Niyo mpamvu umuntu uzagera akajya kubwira ngo muze dusenge Imana. Hapana, naguha amazi. Yere kukubeshya, naguha amazi. Ayo mazi niyo Mana hano ku isi. Niyo mpamvu bavuga ngo babatizwe mu mazi. Niyo mpamvu na Yesu ageze hano ku isi kugira ngo yiyunge n'Imana, yagiye mu mazi. Avuye mu mazi, umwuka w'Imana aramanuka. Ntubona ko bya bindi bitatu bimujeho. Imana ni amazi, nawe ni Yesu, n'umwuka wera aramanutse, bise bya bindi byari biri mu ijuru bije hano ku isi. Niyo mpamvu Yesu yari Imana ari hano ku isi, kuko yanyuze mu mazi n'umwuka wera akamumanukira. None wowe wagiye mu mazi, wowe wagiye mu nkande, abantu bafata abantu bakababatiza mu mazi, mubashyira mu nkande, bavuga ngo nimubatize abantu mu mazi. Kubatiza abantu mu mazi ni umurimo runaka ufite uko ukorwa kugira ngo abantu bakire Imana mu mazi. Nimumara kwakira Imana ujye kubaha Yesu. Yesu ni iki? Ni amaraso. Imana mwana ni amaraso. Niyo mpamvu Yesu bamujombye icumu mu rubavu, havamo amazi n'amaraso, bigaragaza ko yari ari hamwe n'Imana. Wowe wakujomba icumu mu rubavu yabonamo amazi n'amaraso? Cyangwa wowe yabona? Ubundi wowe kuko uri umuntu twakabaye tubonamo iki? Amazi n'amaraso n'umwuka. Icyo gihe nibwo wakabaye ufite Imana hano ku isi. Sinzi niba ibintu ndi kuvuga abantu bari kunyumva. Niyo mpamvu bijya bingora kuvugana n'abantu badashaka kwigishwa, badashaka gukurikiza itegeko Imana Yesu yasize hano ku isi. Mugende mugire abantu bo mu mahanga yose bigishwa. Niba aho utari kwigishwa, nta kintu uri gukora. Niba utari gushyirwa mu mazi, abo bantu ntabwo ari Imana bari kukuzanira hano kuri iyi si. Imana hano ku isi inyura hehe? Inyura mu mazi.
niyo mpamvu bakubwira ngo noneho amazi ni iki. Ushobora kuba nakomeje kuvuga amazi nk'uko n'abandi babigenje, bavuga amazi bakajya kwiremera pisine bakazishyiramo abantu, ukagira ngo amazi bari kuvuga ni aya mazi nyine nk'ayo ureba hano ku isi. Niyo mvugo Satani yibye mu ijuru ayizana ku isi, nawe afata ibiri hano ku isi atangira kubyerekana nk'aho ari ibyo mu ijuru kandi atari byo. Iyo tuvuze amazi tuba tuvuze inyigisho. Ni ibintu byanditse muri Bibiliya. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa mbere n'uwa kabiri barabivuga. Gutegeka kwa kabiri igice cya 32 baravuga ngo tega amatwi wa juru we, kumbe ijuru naryo rifite amatwi, nanjye ndavuga, isi nayo yumva amagambo ava mu kanwa. Kumbe Imana nayo ifite, isi nayo ifite amatwi irumva. Kwigisha kwanjye kuragwa nk'imvura, amagambo yanjye aratonda nk'ikime, nk'uko imvura y'urujojo rugwa ku byatsi bitoto, nk'uko ibitonyanga bigwa ku byatsi. Kumbe hari inyigisho ziza nk'amazi. Izo nyigisho rero niyo mazi. Niba izo nyigisho utarazibona nshuti yanjye, ntabyo kuvuga ngo uyu nawe ngo doraradutse n'iki n'iki, emera yuko nta Mana ushobora kubona hano kuri iyi si. Imana ni iki hano ku isi? ni amazi. Amazi ni iki? Ni inyigisho. Izo nyigisho rero nizo zikora umurimo wo kweza umuntu no kumubohora, umuntu akabohorwa ku ngoyi n'ububata twashyizwemo na Satani. Ibitekerezo bibi, inyigisho mbi nizo Satani, bigatuma dukora ibikorwa bibi. Nguwo Satani. Izo nyigisho rero zitwa amazi nizo zaje kubohora umuntu no kumweza, zifite uwo murimo. Niyo mpamvu ziri hano muri Bibiliya. Niyo mpamvu icyanditswe kera cyose cyandikiwe kutwigisha, kutwemeza ibyaha, kutweza no kuduyobora. Ngizo inyigisho, ngaya amazi, ngiyi Imana Data. Niba ushaka Imana Data, gana umwigishwa wabihamagariwe, wabitumwe. Ushobora kumbaza ngo nzamubwirwa n'iki? Ndaza kukubwira ikintu kimuranga. Hanyuma ubumana bwa kabiri cyangwa igice cya kabiri cy'Imana ni Imana Mwana. Iyi Mana Mwana ni amaraso. Niyo mpamvu bavuga amaraso ya Yesu yaraducunguye. Ntabwo ari amaraso nk'aya ngaya ubaga inka, inkoko, iki, apana. Ayo maraso aducungura ni muri cya gihe uri guhabwa ziriya nyigisho, urayiza ukazigenderamo nk'uko bikwiriye, zigahinduka amaraso muri wowe, zigahinduka ubuzima bwawe. Icyo gihe dutangira kubona ibikorwa. Dutangira kubona iki? Ibikorwa. Tugatangira kubona ibitangaza biri gukorerwa muri wowe. Igitangaza cya mbere gikorerwa mu muntu ni uko atandukana n'icyaha, agatandukana n'ikibi. Niba uvuga ibitangaza ntuzavuge ibindi ngo utekereze ngo gukora ku muntu ngo akamera gutya. Biriya ntabwo ari ibitangaza, ni maji. Abadayimoni bakora byinshi kurusha abantu b'Imana. Icyo gihe rero icyo gikorwa cy'amaraso kigaragarira mu ndirimbo. Indirimbo zabigenewe, utangira kubona umuntu atangira kujya aririmba, ukaririmba kwerwa, usanga ijwi rizamuka rigera mu ijuru, wagira ngo ni marayika. Icyo gihe bidufasha gutangira kwiyunga n'ingabo z'ijuru, kuko hari abamarayika bamwe uririmba gusa agahita aza kureba ikibaye bakagutabara binyuze mu ndirimbo.
hanyuma igice cya gatatu cy'ubumana ni umwuka wera. Umwuka wera ni umwuka ugaragara hano kuri iyi si. Umwuka wera ukaba ari imbaraga zo gukora kw'Imana. Umuntu muri we akagaragaza imbaraga zo gukora kw'Imana muri we. Muri uwo mwuka wera niho havamo akazi umuntu akora hano kuri iyi si. Akazi umuntu akorera Imana. Ngibyo by'abandi uzumva hano ngo ni amasengesho, ngo bagiye gusenga. Icyo ugiye gusenga ni akazi katanzwe n'umwuka wera. Ugasanga umuntu yifashe ngo yagiye ngo mu bitare, niba ari bya Samatare, sinzi ngo mu buvumo bwa hehe. Ese uwo ni umurimo Imana yatanze binyuze mu mwuka wera. Barakubwira ngo uzagende ujye mu buvumo aha n'aha umaremo iminsi iyi n'iyi, uzagaruka iki kibazo cyawe cyarangiye. Niba uri kubikora ari uburyo ngo wowe wumvise wo kujya gusabana n'Imana, uwo ntabwo ari umurimo w'umwuka wera. Niyo mpamvu bakubwira ngo Mose yagiye ku musozi, yari yategetswe ngo azamutse ajye ku musozi, ahageze asanga hari igihuru kiri kwaka, avugana nacyo aba ari hehererwa amategeko. Uwo ni umurimo w'umwuka wera. Nk'uko ushobora kurwara ukambwira uti ndumva ndi kubabara, akakubwira ati fata amacandwe yawe uyasigeho urakira. Ubundi se amacandwe aravura? Cyangwa ni umurimo Imana impaye kugira ngo binyuze mu mwuka wera imbaraga z'Imana zikore kuri cya kintu birangire. Nguko rero uko bwa butatu butagatifu buza hano ku isi bugatangira gukora umurimo mu muntu binyuze mu nyigisho, indirimbo n'amasengesho. Hanyuma wa muntu turi kureba rero tuzatangira kumubona afite ubwenge bw'Imana kubera za nyigisho yigishije. Ubwenge bwe bw'Imana, afite ibitekerezo by'Imana n'ijwi ry'Imana. Uwo nguwo ni nawe muntu ufite umurimo hano kuri iyi si wo kuza gufasha abandi bantu kwigishwa. Umuntu ufite ubwenge bw'Imana, ibitekerezo by'Imana n'ijwi ry'Imana, nguwo niwe ufite muri we bwa butatu butagatifu bwose, Imana Data, Umwana n'Umwuka wera. Ikibazo cyose wagira ukamusanga ukamubwira kirarangira. Nguko uko Namani yari amaze igihe yarazengerejwe n'ibibembe, yarangiza akajya kumureba Elisa ataranamugeraho, bagatuma Gehazi ati genda umubwire uti ugende ujye mu mazi woge inshuro zingahe? 7 uravamo wakize. Niba avuga amazi bamubwiye kujyamo rero uzatekereza ko ari umugezi waha n'aha. Nakubwiye ko amazi ari iki? Ni inyigisho. Nizo yagiyemo inshuro 7 avamo ashobora kubahiriza amategeko y'abantu. Ko ari umusirikare mukuru, yari yarahemukiye abantu, nibo bari baramuteje ibyo bibembe. Ahindutse yagombaga gukira byanze bikunze. Nguko rero uko Imana yateganyije ko tugomba kugira gute kuyimenya binyuze mu mazi yaduhaye no ku isi, tukemera kubatizwa, yarangiza tukagira amaraso ya Yesu akatubohora, tukagira ibikorwa bizima, ibitangaza bikadukorerwaho, natwe tukajya kubikorera abandi, hanyuma tukagira imbaraga z'umwuka wera, tugakora imirimo y'Imana binyuze mu gusengera abantu no kubafasha mu bibazo bitandukanye. Ndongera ngaruke kuri cya kibazo twateruye tubaza, nk'uko Bibiliya yabazaga, ese ko ni ukuri koko Imana ishobora kubana n'abantu hano kuri iyi si? Ndakeka yuko ushobora gusubiza yego, Imana ishobora kubana n'abantu kuri iyi si binyuze mu butatu butagatifu. Hano ku isi tukahabona amazi
amazi ikaba ari inyigisho Imana yateganyije ziri hano mu gitabo cya Bibiliya. Hanyuma tukagira amaraso ni aya Yesu, agahinduka ubugingo bwacu, tugatangira gukora ibikorwa byiza n'ibitangaza nk'uko Yesu yabikoze, tukajya tugenda turirimba ko twacunguwe. Hanyuma tukagira n'umwuka wera, arizo mbaraga z'Imana, ariko kazi Imana ishyira mu muntu kugira ngo ajye gufasha abandi bantu binyuze mu masengesho. Ni ukuvuga ngo rero wowe watangiye kwigishwa, ibyo usabwa ni iki? Nawe uri umukozi w'Imana binyuze mu mirimo igera kuri 4 ugomba gukora. Umurimo wa mbere ari wo abantu bita gusenga. Ugomba gusenga. Gusenga ni wo murimo usabwa. Gusenga niko kazi k'Imana ufite. Wowe uzasenga gute rero? Gusenga kwawe ni ukuza kwiga kwa wa muntu ufite ubwenge n'ibitekerezo n'ijwi ry'Imana, ukaza guhabwa ubwenge n'ibitekerezo n'ijwi ry'Imana. Icyo nicyo cyitwa gusenga, ukaza kwiga. Wa wundi yarimo kukwigisha barimo kugusengera, ni nako ibibazo byose ufite bigenda birangira. Ikindi usabwa cya kabiri ni iki? Kwiyuzuza n'Imana buri munsi. Kwiyuzuza n'Imana ni ibintu bikorwa, ni ibintu byigishwa, ni indirimbo 7 n'amasengesho 7 ugomba gukora ku isaha runaka wahawe. Icyo gihe uhora wuzuye mu maso y'Imana. Icyo gihe abamarayika bakamanuka bakakurinda, bakakurwanirira. Ntiwongera gutekereza ibibi no kubisubiramo. Hanyuma ikindi usabwa kindi ni iki? Kubwira mwarimu wawe ari we muremyi wawe. Siwe twabonye ko ari we ufite ubwenge bw'ibitekerezo by'Imana, ubwenge n'ibitekerezo by'Imana n'ijwi ryayo. Iyo mubwiye arakumva. Reka tubisome muri Yesaya 54 ku murongo wa 5. Yesaya 54 ku murongo wa 5 barabivuga. Barakubwira ngo, Yesaya 54 ku murongo wa 5 barakubwira ngo kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Ngo wa muntu uri kukwigisha niwe muremyi wawe, kukurema niko kukwigisha. Uri agomba kukubera umugabo, nawe ukamubera umugore. Nta mugore ushobora gukora ikintu atabwiye umugabo mu rugo. Niho wavuka intonganya n'imibereho mibi. Hanyuma icyo umubwiye cyose kibonerwa igisubizo binyuze mu mwuka wera. Twavuze ko arizo mbaraga z'Imana zitanga akazi k'Imana mu muntu. Icyo usabwa kindi cya 4 rero ni ugukora cyose icyo mwarimu akubwiye, ukagikora nk'uko yakikubwiye. Nguko uko ibibazo bigenda bikemuka ku muntu, nguko uko umuntu nawe agenda yuzuzwa, nguko uko umuntu nawe agenda yakira ubwenge n'ibitekerezo by'Imana n'ijwi ry'Imana, nawe akazagera ku rugero rwo gutumwa, akaba intumwa. Mbere y'uko uba intumwa ugomba kubanza ukaba umwigishwa. Bamara kuba umwigisha ukabona kuba intumwa, nawe ukajya gukora umurimo nk'uwo Yesu yakoraga. Niyo mpamvu abantu baguze kuvuga ngo Yesu yakoze byose yarabirangije. Luka 12 umurongo wa 49 Yesu agaragaza yuko atarangije byose. Wowe ubimwitirira yabirangije kubo yatumye. Wowe kandi ntabwo uremera ngo wemere kwigishwa,
nawe ngo uzatumwe uriyitirira umurimo wakozwe ku bandi bantu wowe utaragukorerwaho. Ndabasabye inshuti bavandimwe, munyemerere, turabakunda. Niyo mpamvu twashyizeho urubuga Ibyahishuwe Line TV kugira ngo rukurikire. Tuzashyiraho n'izindi mbuga zitandukanye kugira ngo bigere kuri benshi. Turifuza yuko mwadufasha mukabikurikira, mukamenya yuko Yesu umurimo atawurangije ahubwo yaje kuwutangiza. Baravuga ngo abantu bazatandukana ku bwa Yesu. 12:49 Luka. Naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kindi? Hariho umubatizo nkwiriye kubatizwa, nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasohorera. Ni ukuvuga ngo Yesu yaje gutangiza umurimo, arababazwa, arawukora, aremera nawe arabatizwa, none aho yagejeje yadusigiye umurimo. Ni jyewe nawe tugomba kwemera kwigishwa, twamara kwigishwa tukaba intumwa, natwe tukajya kwigisha. Gutyo niko umurimo w'Imana uri gukorwa kuri iyi si, unyuze muri ubwo butatu butagatifu. Nahawe rero, nahanjye kumva no gusobanukirwa no gushakisha ukuri. Numva uyu munsi mbabwije ukuri neruye, duhaguruke dushake ukuri. Nguko uko Imana igiye kuza cyangwa yateganyije kuza hano kuri iyi si. Ngiyo inzira n'uburyo Imana yateganyije kugira ngo tubashe kuyihabwa. Ufite ikibazo yemerewe kubaza, natwe twemerewe kumusubiza, nako dusabwa kumusubiza, kugira ngo buri muntu wese anyurwe kandi akurikire inzira. Kandi ndabona ntashidikanya muzabona Imana, cyangwa se muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.